bakaba bari bumbeshye abonana n'abareka tu cyane nyine nabonye inahenze cyane sohoye ko twayiriye ahubwo sinzi ko twiboneye ari amafaranga ntabwo nari nzi ko yavamo mwana byose arakwica ariko kuba nta gitumoyeho nabyo byandiye uragura icyawe kuyo twakuye ntabwo vumba arazakuniga muntu we wabiteye igihe rukara rwa bishimbo yego sha muzi yego boss itsaje we rukara karame boss imari yanjye iri he imari yawe boss imari yawe barayitwibye bande abajura rwose baraduteye cyagiye ku cyambu wamenya abari bo ntabwo wabamenya kuko bari nijoro yayigutwara wari kumenya abari bo kwanza wicare hasi kwanza oya boss nihangane ariko tuzayishaka tu ko mbona se musa nk'abayigurishije mu mwana mweyo oya rwose boss ntabwo twabikora kwizera reka mbabwire sasa kirabura muramuzi cyane kirabura turamuriya umuhanganye nanjye niba rero mumuzi nizere ko mwamubonye ndashaka umunsi umwe n'igice turumvikana umunsi umwe n'igice boss kuba mwagize mute twamubonye tukayizanira tukayinera ndamushaka imari yanjye ni 1,000,000 n'igice mu manyarwanda apana mu mashiringi munasikia turabyumva rwose cyane so nona umunsi umwe n'igice kuba mwanzaniye iki imari yawe hagaze amafaranga 1,000,000 n'igice bose waduhaye iminsi 3 se iminsi 3 iri mu mutwe wawe njye mu mutwe wanjye nashyizemo umunsi umwe n'igice mbabure kandi ariko niwe wansitse bose turamukizwa neza ikibazo ntabwo ndamubuze sinabonye turahuraye agenda nanjye mubona urajyana urahanyoba ndahakuyobora bose azakwica ntitutayigana nawe urabizi uzi umujinya we ndamuzi yagufunze ukuguru ku gikanu avuga ngo ndabizi se mwana ariko tujye gushaka uwo tugomba gukuzaho bose niko bimeze rwose uri kumva ndabyumva cyane ugomba gukira muntu wanjye kumukuzaho twamukuzaho pe ariko ikibazo uriya mu boss se ntadufata kugufata se ibyo bizaza nyuma amaje guhemukira bangahe se ntukagire ubwoba ubu wavuye mu cyaro uje gukosha ubu wavuye mu cyaro uje gushaka iki kashi se hari iki none se ko ufite ubwoba si umuntu nkawe umuntu nkawe okay tugomba kumukuzaho ubwire n'ikindi noneho mfite icyangombwa cy'ubutaka uri kumva nyuma ya kokayine tugomba no kugurisha ubutaka tugakira tukambara ikoti uzamaga muri iki gishati cy'igikoti wagira ngo uri umushumba ngomba kugikuramo yezwe uri kumva bose ku ikofiye kugira ngo uzaryeho biragoye mu ngo biragoye ariko tuzabigeraho mwana nkunze ku kakabanza ndashaka kukagurisha mfite ubukene ariko twari twakuganya ariko se wumva nshakamo miliyoni nawe uzaryaho aya
sawa sawa. ntari ari gusa kwitabira ko ashaka ikibanza agenda kumureba Atarenze miliyoni. Kuko ntabwo ngenda ngura isambu yewe ikibanza kigura cyaba kirimo imyaka cyangwa bitari imyaka ntabwo kibarira ntabwo yifata rwose ntabwo yakwiriye sava ntari bireka yerekana heraho yewe hariho n'uruzitiro kugira ngo ibintu bise sawa ariko sinasambu ko ndebe bisa nkaho ikuzera ntabwo ariko ubundi isambu ni ababyeyi ababyeyi barazi icyana hariya none cyashaka kuyirya nyine gishaka amafaranga nayigura ikazanzironda gusa ndamuhangika sawa nyereka komeze mwereke zo niba hari amaso atabasha kureba nukuvuga ati nukukatira hano urera aho ako se ubundi ino sambu yawe ingana urupapuro cy'ubutaka usanga ari metero ijana kuri 50 ijana kuri 50 sava ijana kuri 50 none urifuza amafaranga angahe ayinya ngo miliyoni zingahe ebyiri z'amanyarwanda banza urebe reba ubutaka burafunga kuri iyi sambu uko nayibonye reba ubutaka reba nyine reba ubu butaka rwose ibijumba byarahiye iyi sambu yawe nta n'ubwo iherukamo ifumbire uvuga ati nanjye amafaranga yanjye ashobora kuzashya ariko ngomba kuzacuruza ariko bose reka nkwereke ndaguha amafaranga miliyoni Rwanda form ubutaka bwawe ntacyo waba ubu butaka bwawe wajya gucanga neza nukuri nka Rwanda form pe usiko bwari bumitanye ahubwo ari wowe urimo uranca amafaranga menshi ari isambu yawe igiye kunyicira reka tujye kumvikanira hirya pe amafaranga ndayaguha miliyoni 2 ndabyemeye ako nta bintu by'inzoga z'abagabo urabizi sava ntari bitwaye warekera imari yanjye ndayihombye kirabura nyikiye abahungu senyeka ko yabishe gukora telefone zabo ndahamagara wapi sha yewe reka mpamagare bwa nyuma ubukene buri kunsya kabisa n'amayinite nayo koko mashyashya ari kuragura akantu ayahe makuru yasambu yawe rutwe rw'inama yayigurishije Yitwe cy'inama yahise ayigurisha we na Rukarama berabanye bayigurishije n'inzoga z'abagabo twazinyweye ubu niho bari cyangwa bagiye niho bari hari ubundi bugabo bungahe ngo nibwo bwayiguze nta kandi kagabo kananutse kazonze ukuntu ngo niko kaguze isambu iri gare ryawe rirambasha byakubasha ariko nakurira nkajyaho tukajyana twagerageza rwose twajyayo bagura kubasha
aba nibo baguze isambu we no muzo kwa nzoga sha nicyo kibazo kindi ikibazo inzoga zacu ntabwo zihagije ibyangombwa se by'ubutaka urabifite cyane babiri twe turabifite abazi umuyobozi ariko ndumva nta n'ikibazo ufite muri ibyo ngibyo bashaka kuba bagurisha ibisambu bayigurishijwe n'abagabo babiri ndetse banasinyiye banagiye ahubwo twebwe twatumutaka ndetse twebwe nta kindi ko nta kindi kibazo dufite mwabahaye angahe twabahaye miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri z'amanyarwanda mu mafaranga muri kashi cyangwa muri kashi ubu bagiye kare kuko numvaga bafite gahunda yo kuva none se babahaye ibyangombwa byabo ubutaka byose bitaba bifite twanabisinyiye nkaba ntabwo mfite ibindi byanjye biri mu rugo oya icyo sinzi ikibazo wasanga nta n'ibyo ufite zo kureba neza ni ukuvuga ngo abo bantu mwe mwabonye bakwiye kuba bafite isambu ingana gutya twayiguze pe none se mu Rwanda hari umuntu ukwiye kugira isambu n'udakwiye kugira isambu ni ikibazo wowe wibaza oya nta kibazo ariko dufite sinabaza uburyo ugura isambu idafite ibyangombwa abagabo barahari turabifite, abagabo barahari kagabo se kasinye n'umukuru w'umudugudu none basinye sha urutwe rw'intama niwe nabonye abana bari he yagiye sawa ubwo ibihe byiza mugende murebe ukuntu mwirwariza mwaka mushya sabasha nawe genda umwe za nzoga zawe ntazagira umuntu usangamo ikibazo wowe ufite genda ugikemurane n'abantu bagurisha ugenda ukiza ubicishe amahoro kuko ugerageje kugira umutwe mwinshi ukorana nayo kurangiza ibyo bikarangira hano kandi ubutaha ntuzongere kuvugana n'abandi wambaye sava nuko ibintu bimeze ariko mu nzu wundi ntabwo tuzi ikintu kimwe mu nzu wundi ushobora kwizera kureba gutya umuntu noneho mwigende bizasubirwamo aho umwaka mushya Umunyarwanda bana mu mashirini munasikia turabyumva rwose cyane so nona umunsi umwe n'igice kuba mwanzaniye iki mariya miliyoni imwe n'igice iminsi itatu iri mu mutwe wawe iri mu mutwe wanjye nashyizemo umunsi umwe n'igice wowe gitwa cy'inama ducike bose aratwica tujyahe se kandi ariko tuhiga yampaye nka nyagasani twagiye oya ahubwo mwana kamugiriye inama nzima nk'umuntu w'umugabo dushobora gucika niyo mu mahanga twajya hose akadusanga akatwica tumubanze aha uramuzi wowe uramuzi bose babiri bishe umwe mwana aha urabona turi bumubashe uramubasha kata ku gikanu oya uramubeta wowe haraho tumutegeye akoze ubundi kari akagabo kadapima n'ibiro bingahe reka dufatanye tugenda tumwice twishe bake twariye n'ubutaka bwe ngo aya narekere mu mafaranga muri kashi cyangwa muri kashi ubu bagiye kare kuko numvaga bafite gahunda yo kuva muri none se babahaye ibyangombwa byabo ubutaka byose bitaba bifite twanabisinyiye nkaba mfite ibindi byanjye biri mu rugo oya icyo sinzi ikibazo wasanga nta n'ibyo ufite zo kureba neza ni ukuvuga ngo abo bantu mwe mwabonye bakwiye kuba bafite isambu ingana gutya twayiguze none se mu Rwanda hari umuntu ukwiye kugira isambu n'udakwiye kugira isambu ni ikibazo wowe wibaza oya nta kibazo ariko dufite sinabaza uburyo ugura isambu idafite ibyangombwa abagabo barahari abagabo barahari kagabo se kasinye none basinye sha urutwe rw'intama niwe nabonye abana bari he yagiye sawa ubwo ibihe byiza mugende murebe ukuntu mwirwariza mwaka mushya guza isambu yanjye
nguze imari yanjye, abahungu barandangije ngewe bosi kabisa. Barandangije, ariko si urugamba, ndarutangiye. Ibyihebe byose gahera kuri Kirabura. Bashobora kuba Kirabura barabashutse, bakaba bangambanye. Byumvikana.